Ijambo ry'umunsi. Uyu niwo munsi Imana yadushyiriyeho. Zaburi 118 igice cya 24 haravuga ngo uyu niwo munsi Imana yadushyiriyeho, tuzishima kandi tunezerwe. Buri munsi wose ugezeho ni impano ikomeye y'Imana. Ugomba kubyuka ufite ibyishimo, ufite n'akanyamuneza kubw'impano Imana iguhaye. Yego, birumvikana ushobora kuba ufite ibibazo mu buzima bwawe cyangwa se wenda ibintu bitari kugenda neza nk'uko wabipanze. Buri gihe ibuka ko umunsi wose ubonye ari amahirwe yo guhagarara wemye, yo kwizera Imana kandi no kwishimira cyane kuba yakuramukije, kuko ikugaragariza yuko igufiteho umugambi mu gihe cyose ukiri muzima. Buri munsi mushya ni amahirwe ugize yo gusenga ndetse no gushima Imana yo yatumye uramuka. Aka kanya rero niwo munsi Imana yaduhaye, reka twishime kandi tunezerwe. Ishimire ko Imana yavuze ngo nta na rimwe izaguta. Ishimire ko Imana iri ku ruhande rwawe iteka ryose. Ishimire ko Imana yaguhaye ubuzima, ikaba yaguhaye ubwenge nonaha. Ishimire ko Imana iri kuguharurira inzira aho ubona ko nta nzira ihari. Tumbera mu maso y'Imana kandi buri munsi wishimire ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe bwose. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabigezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, arizwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.